wasenze ubaza Imana ko uyu ari umudamu wawe, ndetse kabiri uravuga ngo nzemera gusubirana nawe cyangwa kubana nawe ari uko dadi abihanuye. Impamvu ayo masuka yakomye wishimye naguze imirimo y'Imana izikoze. Imana Data izihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Abantu benshi bazatangazwa no kubona Imana yakwesheje icyubahiro. Yamurira uku kwezi tugiye kwinjiramo, Imana yambwiye igiye kwesha icyubahiro. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo, Imana igiye gutatanya abanzi bawe, Imana igiye gutatanya abaturwanya. Uku kwezi kwa gatanu ndakubatije, kwa gatanu tutatanya abarozi n'abadayimoni. Ndakubatije mu izina rya Yesu, ndakubatije gatanu. Nkunda gushima Imana, sinzi impamvu. Nkunda gushima Imana kuko Imana inkorera ibintu nkumva kwihangana birananiza. Ndavuga nti umuntu uzahora mbona ashima Imana azagira ngo njye Imana ikorera ibitangaza, ariko nkumva biranze, nkumva ngomba gushima. Haleluya. Ndashima Imana. Umushumba ku cyumweru yaratubwiye ngo muri iki cyumweru hari mugiye kuzabona imigisha ibatunguye, ntimuzayihererana. Kuyihererana birananiza. Reka reka nabubonye kuyihererana biranga. Kiri kintu nshimye Imana, ndashima Imana. Muri iki cyumweru nararwaye, ndwara amaso aranjya byatari, numva nabwo ndihebye. Amaso yamfashe ndi muri ya masengesho, mbabwire nakubitwemo n'inzara iranyica ndi mu kazi, nkumva nshatse kurya, bakorera anniversaire numva narya, ariko Mana ndavuga ndi Mana hari ibintu nkeneye, reka wenda inyici njya mu ntanda sinzira, ndavuga ndi wenda inyici, ariko ikintu Imana ejo yankoreye wakaha Uwiteka gushimwe Imana cyane. Imana ishimwe muyimpera amashyi menshi. Imana ishimwe. Ndashima Imana cyane ko yamfashije hano kuwa gatanu. Nazanye ikibazo, nari mfite ikibazo mu nda haremere harimo nk'ibuye, ariko natashye nkize. Ikindi shima Imana ishobora byose. Nazanye icyifuzo hano, Pasiteri ntamuzi, naziye kuri WhatsApp ndeba mvuye icyangu. Nari nabanaga na papa w'abana, dufitanye abana babiri. Imoni baranteramira nk'umusazi, nditahira njya mu rugo icyangugu. Nza mvuga ati Imana numpuza na papa w'abana banjye, imyaka 5 ishize namubona, nzagushima. Ariko ibyo ari byo byose ari hano ashatse yahaguruka akanyereka basi nkamuho. Wese yahaguruka Mbabazi Faustin rwose ndetse nimba yasohotse, ariko yahaguruka ari mu hano. Kuko imyaka 5 ishize ni myinshi atarambona, nahaguruke musuhuze n'ukuri. Sitahwema kubikira abazayo. Hageze imyaka 3 nagiye mfite inda y'amezi 8 ntagamuzi. Abagiye kuvuza impundu ko Imana ikora ibintu bitabi. uretse gato Faustin, uyu mudamu ahagaze hano arimo ashima Imana. Hari ijwi ry'Imana numvise, ijwi ry'Imana rirambwiye ngo
wasenze ubaza Imana ko uyu ari umudamu wawe, ndetse kabiri uravuga ngo nzemera gusubirana nawe cyangwa kubana nawe ari uko dadi abihanuye, sibyo? Ndabihanuye rero kuva uyu munsi Imana iravuze ngo uzafate neza umudamu wawe. Cya kabiri, ntabwo yari we umubabarira uko wamubonye, bari abadayimoni. Wibaze ari wowe bateye bakakwangaza akakwanga, ubyishireho ari wowe bateye bakakwangaza ukamwanga uburyo wamera. Bitume rero umubabarira kugira ngo Imana yongere ibohora umugisha wawe. Kabiri, ukiva hano biraba ari 1:03 nijoro, haraza ijwi rivuguruza ubuhanuzi nguhaye rya Satani. Iryo jwi rirakubwira yuko utagomba kubana n'uyu mugore, ahubwo aho kugira ngo ubane nawe wacika mu nzu y'Imana. Ukiramuka uryumviye, tuzongera guhura hano bakuzanye uboshe. Imyuka yamurwanyaga Imana iravuze ngo izakujyamo. Niko Imana irimo ivuga. Rero niba uza kumubabarira ubivugire hano, cyangwa utamubabarira ubundi tukureke nta rubanza rukuriho, hato utazaterwa n'uwo mwuka. Uranyumva? Yego, ndakumva. Ndamubabariye. Impamvu ayo mashuka yakomye wishimye, ntabwo uzi imirimo y'Imana uzikoze. Data, mu izina rya Yesu, waravuze ngo nitujya dusenga tujye tugira duti data tubabarira ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho. Uyu mugabo yabonye umudamu we agira ngo yamucumuyeho, ariko umudamu we ntabwo yari we, zari ibitero by'abadayimoni. Reka kuva uyu munsi usenye umwuka wose warwanyaga uyu muryango, bongere bubakane, bongere bubake urugo mu izina rya Yesu. Ababazi mubashe, izi mbaraga z'umwijima zihagarare mu izina rya Yesu. Urakoze data, kuhaye umugisha abana bawe mu izina rya Yesu. Reba, Imana irambwiye ngo urimo umukozi w'Imana kandi uzakorera Imana mu buryo bukomeye. Tuzagufasha kukugezaho Imana ishaka kukugeza, ariko kandi uyu munsi uranyumva, fata umugore wawe agaruke i Kigali, umugurire kawunga cyangwa se ibirayi, sinzi ibyo mukunda, nta nubwo mbyitayeho, musangire mwishime, wubake uwo muvumo wariho ndawuciye izina rya Yesu. Nonaha mpagaritse abo barozi, ugende wubake, ugire urugo rwiza. Haleluya. Uranyumva? Na nyuma y'iteraniro, muranyumva neza? Nyuma y'iteraniro muze kwegera umukozi w'Imana Jeanne Paul Karera nguriya, muri kubimubona. Ndi umubyeyi wanyu, ariko nawe ababere umujyanama w'umubyeyi. Ushobora kunyenera muhita umbona, ariko nubona Karera Jeanne Paul uzaba umbonye, sibyo? Muze kumwegera, muze kuganira nyuma y'iteraniro ho iminota igeze nko kuri 5, arabaha inama uburyo bigenda neza. My God bless you. Imana mashyane. Haleluya.
wese zamura haleluya. Hari umunsi umwe There's one time Imana Data God the Father izihesha icyubahiro himself ku buzima bwawe. Abantu benshi very many people bazatangazwa are going to be supplied no kubona Imana yakwesheje icyubahiro. God who has put himself upon your life. Damurira uku kwezi tugiye kwinjiramo Beside the mountain Imana yambwiye igiye kwesha icyubahiro ku buzima bwawe. Hari icyifuzo ngo umaranye igihe kirekire you have a long cyari cyarananiranye ku buzima bwawe. time until life Ariko igihe nasengaga is praying. Imana yavuganye nanjye Spoke with me. irambwira ngo uku kwezi kwa gatanu Say this month of May, tugiye kwinjiramo so we are entering in Imana igiye kwesha icyubahiro. himself. Umushumba neretse mu mavuta yo kubanurira. Say the pastor has put me Mubwire ngo umushumba neretse mu mavuta yo kubanurira. Mubwire ngo uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo Imana igiye gutatanya abanzi bawe. Imana igiye gutatanya abaturwanya. Imana igiye gutatanya abarozi. Wayitabye cyane haleluya. Oya uku kwezi kwa gatanu ndakubatije. Kwa gatanu tutatanya abarozi n'abadayimoni. Ndakubatije mu izina rya Yesu. Ndakubatije gatanu. Kwa gatanu tutatanya abarozi, tutatanya abadayimoni, tutatanya abaturwanya. Ikiriza cyane haleluya. Mubwire ngo akira mesaje yawe. Can you never receive the message? Mubwire ngo Imana yabwiye umushumba. God has told the pastor Iramubwira ngo ku kwezi kwa gatanu this month of May, Imana igiye guca inzira God is going to make a way. aho zitari ziri. Hallelujah. Oya ngo ntabwo bishoboka. Akubwiye ko bidashoboka. Oya birashoboka cyane ntabwo bishoboka. Bate haleluya. Mubwire ngo inzira y'umugisha. Say a way to a place. Mubwire ngo Imana yamubwiye Has said kari ukunamba ku Mana to stick on ku your God. munsi mwiza n'umunsi mubi. Good days and bad Bizakubera inzira y'umugisha. Bizakwinjiza aho utari kuzagera. Bizaguhindurira amateka. days for you. Umenera ibanga. Umenera ibanga utaruzi. Inzira y'umugisha. Hari abantu baje gushaka umugisha. Bagira muri cyane. Usiko mbabonye. Usiko ari mwese. Murawushaka. Murawushaka. Mubwire ngo inzira y'umugisha. The weight of Mubwire ngo Imana yabwiye umushumba. God has told the Inzira y'umugisha ku muntu. the way of the blessing. Hari umuntu unamba ku Mana Person who was ku munsi mwiza n'umunsi mubi akayinambaho bizamusarira inzira y'umugisha. way of a blessing. Hallelujah. Ntabwo ari mwese ndi kuvugana nawe. I'm telling this Ntabwo ari mwese ndi kubwira. not telling others. Ndabwira abantu bashakaga kumva umugisha ku buzima People bwawe. who need to hear from the blessing to them. Ndavugana n'abantu bashaka urufunguzo rw'umugisha. Speaking the people need the Imana iravugana namwe. God is speaking with you. Inzira y'umugisha ukeneye. A way to a blessing Namba that ku Mana. stick on you. Uyinambara ku munsi mwiza. Uyinambara ku munsi mubi. Uhagarare nayo. Stand with God. Vuga ngo bizabyara. It will produce. Bizabyara. It will produce. Bless and bless and bless and bless. This shout, this shout, this shout. Amen. Bizabyara. It will produce Umugisha ukomeye ku buzima bwawe. very powerful blessing of Ariko God. abatayinambyeho. But to those who don't stick with God, Yarapepeye bye 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 bye. to say bye bye. Yehe n'inzira y'umugisha. Ariko abayinambyeho. Utekereza abayisubiza udatinya gusekura kubera n'uwiteka ukomeye. Uzabarengera. He's going to rescue you. Mugenzi
wangu urashaka kuremerwa inzira Tell your y'umugisha. neighbor, do you need a way to blessing? Umubwire ngo namba ku Mana ku munsi uhagaze Stick mu on bose. your God in any day that you ngo are niba in. uhagaze aheza y'intambwe, Whether you're in a good kugira ngo day niba or unahagaze ahantu hakugoye in a bad y'intambweho. position, stick on God. Hallelujah. Haleluya. Emera dusome ijambo ry'Imana. Allow us to Ndashaka abantu pray. twese duhagaze dusome ijambo ry'Imana. I want to prophesy as we're still standing. Let's read the word of Iri God. torero twubaha Imana tugasoma ijambo duhagaze. We respect God and we read the word while standing. Pasitoro Ajefrike bihorere ijambo ry'Imana He's going to read the word of God in ribonetse mu gitabo cya Rusi. the book of Ruth, Turasoma ku bice byaho bibiri. chapter 2, Dusome umurongo wa 12 verse 12 niturangiza dusome n'uwa 14. and 14. Tumva icyo Imana ivuganye natwe Hear from what God is mu saying izina rya Yesu Kristo. in the name of Jesus Christ. uwiteka kwirira byose Kwitura inso wakoze ugorerwe ingororano itagabanije urerwa ingororane itagabanyije n'uwiteka imana y'abisirayeli iteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa wagize yayo. gute? Ndashaka abakristo babivuge wagize gute? Korari ngo wagize gute? Abakristo twese wagize gute? Abayungiye munsi, amen. Tugende ku murongo wa 14. Igihe cyo kurya gisohoye, Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati, Bowazi aramubwira ati ngwino urye umutsima urya umutsima ukoze intore yawe muri boshari. intore yawe muri iki vino igize gute? Isharira. Sharira. Yicarana n'abasaruzi, Yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, impeke zikaranze, arazirya arahaga, arazirya arahaga, arasigaza. Twagiye Oseya 6:2 in the name of Jesus. Oseya ibice 6 murongo wa 2 kugeza ku wa 3 aranditse ngo azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, kugira umwete wo kumenya Uwiteka, azatunguka nk'umuseke utambuka nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura. Ariko subiramo ako kantu, azatuzaho imeze nk'imvura y'itumba, isomya ubutaka. Mwakira neza ijambo ry'Imana. As we also read in English, it is in Ruth chapter 2 verse 12. We're ending on 14. 12 says, the Lord gives you a reward for what you've done, and may a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take over. 14. And at mealtime Boaz said to her, come here and take some of the bread and put your bit into the wine. And she took her seat among the grain cutters, and he gave her dry grain, and she took it, and therefore was more than enough for her meal. As you also read in Hosea chapter 6 verse 2 to 3, it says, after 2 days thou will give us life, and on the 3rd day thou will make us get up, and we will be living before him. 3, and let us have knowledge, let us go at the knowledge of the Lord, and his going outside in a certain way down, his decision go out like the rains, he will come to us like the rain
like the spring rain watering the earth. Receive the word. dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Clap for the word of God. icara mu mugisha Imana yakugeneye uyu munsi. This word. Imana yambwiye ko abakristo benshi The Lord told me so many Christians barimo basaba Imana niki cyabageza ku mugisha. that the requesting of God what niki cyatuma binjira mu mugisha wa. what can make them to enter ariko Imana ivugana nanjye. the Lord spoke with me inze mbabwire ngo inzira y'umugisha to tell you the way to a blessing n'ukunamba ku Mana is to stick on your God ku munsi mwiza n'umunsi mubi. a good and a bad day bizakubera inzira y'umugisha to be a way to a blessing bikwinjiza wuzi utari kuzagera. to make you enter where you could igihe not uzaba unamse ku Mana time you will be sticking on your God ariko igihe uzaba utanamse ku when Mana you don't stick on your God inzira y'umugisha ntabwo uzapfa kuyigeraho. you won't easily get the way to your blessing. Satani ahagurutse kukuriganya umugisha Has raised to deny you akoresheje ibicantege ku buzima bwawe using the wickedness of things. bigahinyuza isezerano ry'Imana kuri wowe. He overcomes the promise of ariko God. numuca amazi But if you don't give up on him, numuca amazi if you give up on him, Imana data God the Father izakuremera inzira y'umugisha is going to create for you a way of blessing. itinjiza utari kuzagera. He will make you enter one mu way. izina rya Yesu Kristo In the name of Jesus Christ. ndabivuze mpagaze ku ruhimbi Speaking this standing on the power of Uwiteka Imana Nyiringabo Lord Jesus Christ. abazakomera ku Mana We're going to stick on God batitaye ku gihe bahagazemo right of where they are. bizabaremera inzira God is y'umugisha going to make a way of a blessing. bizabinjiza abatari kuzagera. Make them to enter where they would not. mu In izina rya Yesu Kristo the name of Jesus Christ. Bibiliya itubwiye neza The Bible says it well when hari abantu bahuye n'ikigeragezo that people who met a temptation, gikomeye ku buzima bwabo. very powerful temptation upon them. Bibiliya iravuga ngo The Bible says i Betelehemu hateye inzara ikomeye. Bethlehem there was famine. imaze kuhatera After that famine, hari abakozi b'Imana babiri there were two servants of God. barahaguruka barahunga They raised and went away from bahunga that. inzara yari iteye. Went out of that famine. uwitwa Arimeleki One called Ahimelech ahungarukana n'umudamu we Nawomi went with his bahungira mu wife. gihugu cy'Imowabu. They went to the country of Moab. baba ariho bajya gushaka imibereho, Went to look for life. baba ariho bajya gushaka izo They kurya. went to look for food from God. ndetse bahagurutse And they raised. si bagiye bonyine, They didn't go and bajyanye n'abahungu babo they babiri, went with their two sons. uwitwa Maholoni One called Mahlon n'uwitwa Kironi. and the one who was called barahaguruka baragenda They raised and went, binjira mu gihugu cy'Imowabu. entered into the country of Moab. bageze i Mowabu When they reached in basa nk'abahagiriye ubuzima bwiza, there was a good life, basa nk'abahaboneye umunezero. like happiness. abana babo barashaka, Children got bamaze married. gushaka bashaka abamowabukazi. mu bo bashatse harimo umubyeyi witwa Rusi There was someone called hamwe Ruth, n'undi mubyeyi umwe another one wari muri icyo gihugu who was in that country. witwaga Erupa. It was Europa. baba abakazana There were the in-laws ba Nawomi of Naomi. bagubwa neza, They were well off, bamererwa neza, good, barishima. happy. Nawomi arishima, Even Naomi was yabonye abakazana, seen the in-laws, yabonye uwitwa Rusi, seen Ruth, abona uwitwa Erupa. saw Europa. abo bose All those, banezeza uwitwa Nawomi. they made Naomi to be happy. ariko ikigeragezo kiranga, But the icya mbere cy'inzara cyari cyarangiye, famine had ended. hinjira ikigeragezo cya kabiri Then the second cyitwa temptation urupfu, called death, cyitwa urupfu, called death, cyitwa urupfu. called death. urupfu ruraza Death came, rutwara Arimeleki took Ahimelech, umutware wa Nawomi. the husband of Naomi. Nawomi arapfakara. Naomi was a ariko widow. mukunda ijambo ry'Imana ndibabwire, You know the word of God. I should say. kababwira ijambo ry'Imana, Let me tell you about the word. kababwira ijambo ry'Imana. Nawomi arapfakara. Naomi
now became a amaze widow. gupfakara After becoming a widow, agumya kunezerwa she continued. ntiyareka imana kuko yapfakaye. Ndavugana n'umuntu wapfakaye akaba ari hano cyangwa ari hanze, ntuzareke imana kubera ko wapfakaye. Ndagira ngo nkubwire Imana ibera umugabo abapfakazi, Imana ibera imfubyi umubyeyi. Rimwe kabiri gatatu, haleluya. Gatatu sopile taya waya takireba wale sikele mone taifa wanyikirije ukazamura, haleluya. Praise with me, hallelujah. Iro mwegenye ngo ntuzayifeho, Shouldn't go out of God. oya amubwiye ngo ntuzareke imana kubera ikigeragezo kikubayeho. Shouldn't leave God because of a temptation. Should we leave God alone? Oya tuzayireke cyangwa tuzayigumeho. Should we leave God always? Ibigeragezo nibiza tuzayifeho, When temptations come, should we? tuzayigumeho. Should we stay Oya on turabyumva kimwe, tuzayigumeho. Are we together? Should we? Hari abantu bakire kuzayigumaho, Are there people who deceive to stick watatse together? abantu ukazamura, haleluya. Hallelujah. Ikigeragezo kiraza A temptation came. kigera kuri Nawomi, It reached on Nyuma. arapfakara. He was a widow Nawomi amaze gupfakara kubera ko yapfakaye, because she was a widow. yapfukamye imbere y'Imana, Said, Lord, agumya kwishimira, he continued to arayibwira ngo Uwiteka save God. uri Imana nziza, Good God. umugabo adahari, Whether the husband uri Imana yanjye, you are my God. uzagumya kuba Imana yanjye. Continue to be my God. Hallelujah. Vuga ngo Satani ntiyanyurwa. Satan was not Uzi impamvu ubona kimwe kikubita ikindi kikaza, icya mbere kihonze imbere yawe ntucike intege. Satani ategura ikindi, ariko reka tumuhimishe kudacika intege imbere y'Imana yacu. Fire, fire, fire. Kudacika intege imbere y'icyo, get weakened before us. tumuhimishe kudacika ikiyemwe. We should not be Kutagira weakened ute, before our God. fire, kutagira ute, fire, kutagira ute. Duhime shitani ye kuduhima, aduhimisha ibigeragezo kugira ngo twange Imana dukubite, ariko natwe turamuhima tumuhimishe kunamba ku Mana yacu ku gihe cy'umunsi mubi n'igihe cy'umunsi mwiza, tuyinambeho. Rimwe kabiri gatatu, haleluya. Nawomi ayinambaho, Nyuma stick on God. amaze kuyirambaho Sticking on God. cya Rusiferi kiragaruka, Lucifer came back. gifata Mahalani It took Mahalan, umuhungu we, his son. kiba kiramwishe. He was also killed. Gifata n'undi wa kabiri, Took the second one. kiba kiramwishe. Killed him too. Ako kanya All that time, yica abahungu be babiri he killed two. bari bamaze iminsi bimariye, They had spent days when they bari bimaze iminsi bimariye. had spent days when they Ahita ahinduka ikike. then he turned into something else. Abadayimoni mubazirike ndabakubita wipamoyo wa pamoyo. Nawomi ikigeragezo kiragaruka cya kabiri, There came the second temptation. kimwicira abana babiri b'inkurikirane. The two children. Ikigeragezo kirabica. The temptation killed the two children. Umugabo waguye i Mowabu ndetse n'abana be yajyanye nabo baguye i Mowabu. He lost the husband. Azasubira n'iki i Betelehemu, azasubira n'iyihe nkuru. Which news is she going back with in Bethlehem? Yaba ari we Nawomi, If you are the Nyuma, yaza kuba ari we wowe, if you were the Nyuma, wari buve mu mavuta you would go out of faith ukavuma abamowabukazi, and then you could search for the ukumva Nyuma. ko ari bo baguteye umwaku, Think they're the ones who ukumva have ko been umuryango done. washatsemo ari uguteye Think your umwaku, family got to pray ukumva ko igihugu utuyemo ari cyo cyaguteye umwaku, igihugu nta kibazo gifite, ndetse ikibazo cyari ku buzima bwawe, The problem was on your life. cyari ku buzima bwawe. The problem was on your life. Ibyo bikimara kubasha, As all that happened, nabwo aravuga ngo
wantwariye abana Satani Those sons Imana sinzayiva I won't go away from my God. nubwo ubigenje ngutya When you've done it like this, mpagaze kuwiteka thinking of me, Imana yera the Holy God, ibyiringiro bya Nawomi ntabwo byari hano ku isi ibyiringiro bya Nawomi byari ukuzabana n'Imana nushyira ibyiringiro byawe hano ku isi cyane uzakomereka Satani azabigutegeraho ariko ibyiringiro byawe nubishyira ku Mana God, hallelujah. Satani ntabwo azaba akigushoboye Satan will not manage you anymore. ahindutse inshike Then he became Nawomi homeless. ahindutse inshike Naomi became homeless. umutware arapfe n'abana be The husband is gone, the children are gone. uzi ngo ibyahise biba Do you know what happened? akiri muri ako gahinda When she was still in that yahise sorrow, yumva amakuru iwa Betelehemu she had the news from Bethlehem yumva amakuru ko inzara yashize that there's no more famine there. uwiteka ima Elohimu The Lord God Adonai Adonai, Imana ya the Isiraheli God of Israel, yagushije imvura made the rain to ibyo fall, kurya biraboneka and food was good. aravuga ati Then he said, sindi bwiyahure I won't commit suicide with Sinigirira myself. nabi. I won't do bad to njye n'Imana myself. yanjye Me and my God, ndasubira mu bwoko I'm bw'iwacu going back to my nation. ndahaguruka I'm raising. nibambaza ibyambayeho Ask what happened. ko nagarukanye n'abana That I banjye did come with my ko children. nagarukanye n'umutware I wanjye did come with my husband. nzabasubiza I'll ngo just answer them. byararangiye It has ended. They are dead. arahaguruka She raised, areba abakazana be went to the Lusi na Elupa Ruth and Europa, arababwira ati said, bakazana banjye my in-laws, twabanye neza we live together in a good way. ntacyo mbashinja There's nothing that I have on me as a nsubiye judge. iwacu I'm Betelehemu going back to my home. mvuye hano i Mowabu I'm taking away from nsubiye i Moab. Betelehemu I'm going back to Bethlehem. dusezeraneho Let's say bye-bye to each other. dusezeraneho Let's say bye-bye to each other. urumva nabo bari bafite agahinda ko bapfushije abagabo They were also in sorrow that they lost their ariko uwitwa husbands. Elupa But the one called Europa areba Rusi looked at Ruth, areba na Nawomi and he also looked at Naomi, arangije abwira Nawomi and he told Naomi, bye bye bye-bye. njye ndasigaye I'm ugira leaving. urugendo rwiza I've stayed ariko uwitwa Rusi at the same time. areba mu maso ya Nawomi Looked in the eyes of amaze kumureba mu maso ya Nawomi looking through the eyes. yibuka uburyo yapfushije umugabo yifatira imyanzuro mibi yibuka uburyo yapfushije abana yifatira imyanzuro mibi aravuga ngo umuntu nk'uyu Such a kind of a wipatita umuntu nk'uyu such a muri kind iki of gihugu cy'iwacu nawe ndabona country I've never seen. ubasha kwihangana gutya Who can have this kind of agahamya Imana and acknowledge agahagarara mu God? kwi ariko wateye haleluya Praise hallelujah. agahagarara mu kwizera Stands in faith. Rusi abwira Nawomi Ruth told Naomi, aramubwira ngo turajya said, we are going together. sunsiga You cannot leave me here. aramubwira ati mukobwa wanjye Said, my God, musubire mu miryango yanyu go back into your family. uwiteka abahirireyo May the Lord bless you ari for that. muzongera mubone abagabo Maybe you might get other mushake husbands and you munezerwe get married and you get happy. murankurikira ndi incike How bigende would you bite follow me when I'm homeless? Rusi aramubwira ngo Ruth said, sinitaye ku bucike n'ubupfakazi warapfakaye nanjye ndapfakara ariko icyo ntabwo aricyo nitayeho bothering about icyo nitayeho njyewe bothering about n'Imana nakubonyemo God that I saw, n'Imana nakubonyemo God that I saw in you, n'Imana ngurebamo God that I see in kese you. amen So say amen. ngahita munambaho Then she was taking nabo on baramubwira her. ati tugende Say, let's go. kuko uwiteka atazabura kukugirira Because neza the Lord will do good to you. baragenda
They went. bava i Mowabu They went from Moab basubira i Betelehemu to Bethlehem. ngo bakihagera When they reached there, abanyabetelehemu the people from Bethlehem bamenye ibyabaye kuri Nawomi knew of what happened to Naomi. yuko umutware we n'abana baguye i And he Mowabu lost the husband and the children from Moab. barebye Rusi And they looked at Ruth. batangira kumubonamo ko ari umuteramwaka They started seeing her as a bad person. bibaza impamvu yakurikiye Nawomi They were like, why did he follow Naomi? ariko yari yanambye ku Mana ye But they had stick on their cards. vuga ngo Nawomi agira iyerekwa Naomi had a revelation. igihe cyose uzanamba ku muntu w'Imana Every God every hari time you iyerekwa stick on the person of azakubwira God, there is a revelation that he is going to happen that will nunamba change ku your life. bicantege If you stick on those that weaken uzaba you, umeze nk'umuntu uri kugenda asenya inzu ye you're going to be like someone who is asubira hasi destroying his house ariko story igihe by uzaba story, unambye ku going muntu down. w'Imana If you stick on the uzaba uri person of kugenda God, ushyiraho itafari you're going to be inzu ijya hejuru step by step, step by step, as you go up. yubakwa You're going to be step by step, step by step. mu gitondo kimwe inzara yari ibishe In one morning, they were in famine. Nawomi yitegereza mu maso ha Rusi Naomi looked through the eyes of Ruth. aramubwira ngo kubera ko wananzeho Said, because you ntabwo stick on Imana me, yatuma wicwa n'inzara the Lord cannot allow it for you to be in famine and angry. hari umurima wa Bowazi There is a Boaz garden. umukire muri iki gihugu He's a rich person in this genda country. ujye guhumbamo Go take something from it. amurangiraho guhumba umuntu w'Imana kurangiraho wahumba iyo umunambye arakubwira ngo humbira hano iyo unambye ku muntu w'Imana akurangira inzira wahumbamo zanze ku buzima bwawe uwumbiye mu nkweto mu mugishaho zakunda akakubwira ngo nubwo busanzwe genda uhumbire hano na bizacamo mu izina It will be accomplished in the name of Jesus. Helestance iyo wanambye ku muntu w'Imana When you stick on the arakubwira ngo person uva of mu rugo God, sha they tell you come out of home. we guhumba umwotsi wo mu rugo no kubara biriya byose arakubwira ngo Don't manuka survive from the niyo wajya Nyabugogo home. ugafata ibi n'ibi watahana gitatu cyo kurya abana n'ibice n'inzara arakubwira aho wahumba Hallelujah. akakubwira ngo injira muri korari nujya mu kuzaririmba umugisha uzajya uyoberwa uko bigenze ko neza wirire ubeho neza Sorry by slowly. Rusi arabyuka Those got up. aragenda He went. ajya mu They murima wa went, Bowazi went into the garden of Boaz. atangira guhumba Started to aho abasaruzi ba Bowazi bavuye where the abasaruzi baramufata they took her bamufata nk'aho ari umujura waje muri bo as if it was a thief that baramubaza came witwa there. nde They asked, what's your name? arabasubiza ngo ni Rusi ndi umubowazi ndi umumowabukazi And said, I'm Ruth, I'm a Boaz girl. bahita bamumenya kuko inkuru yari yarasirikiye hose They got to know her because the information was spread ni wowe whatever. tuzi umuteramwawe Are you the bad girl we had ni of? wowe tuzi watumye na agaruka ari inshinge Are you the one who made the womb to lose reka everything? ufate bose Bowazi nazi Let's catch you until both turaza Boaz. kumukwereka We're going to show him to you. Bowazi aza kuza Then when Boaz came, kureba abasaruzi aho he bageze came to see those that were moving out how far they Ahageze. have gone. When he reached, bamwereka Rusi they showed him Ruth. baramubwira ngo uyu Rusi Say, this Ruth, twamufatiye mu murima we found her here in the agenda garden. ahumbahumba He was working some urumva things to iyo bari survive kukubeshyera on. imbere ya bose baravuga ati ntiyahumbaga ahubwo yasoromaga n'ibindi byose bizima byose agenda asarura dukurikira asarura baragereka baramugerekera baramupangira ku buryo bamukoreye dosiye yamukuzaho umutwe They spoke negative on her
to the extent of losing her hair. Bowazi yitegereza Rusi. When Boaz looked at Ruth, Bowazi yitegereza Rusi. Boaz looked at Ruth. Amaze kumwitegereza After looking at her, aramubwira ati told her. undi ngo yahise atangira kugira ubwo baravuga ati none ndapfuye. Ruth started shivering. undi aramubwira ngo narabimenye. I heard of it. Narabimenye. I heard of it. Namenye ibyo wagiriye nyoko bukwe. Wagize ubutwari abandi batagira. Wagize ubutwari abandi batagira. Wagize imbaraga abandi batagira. Narabimenye. Hallelujah. I've known what you did to your in-law master. Witinya. Don't fear. Namenye ko wamunamzeho. I got to know that you Namenye ko apfushije uramukurikira. Kandi ari incike nta wundi mwana yaguha. Narabimenye. Witakide bonefaya. Zolene watayisi. Narabimenye. Hallelujah. I heard of that. I heard of that. Narabimenye ko wamukurikiye. I heard that abantu you followed bakurikira bumvira Imana. Reka nkubwire ngo Imana izaguha umugisha. Ndabivuze ngo Imana izaguha umugisha. Wate haleluya mu izina rya Yesu. Praise hallelujah. Aramubwira ngo Then he told her, humura. take heart. Undi ngatangira kugira ubwoba. And the other guy was really Undi aramubwira shivering. ngo baguhe imyaka yose They give wahunze. you all that you were looking for. Bakongereho n'iyindi. They should also add for you something else. Maze uyitahane mu And you rugo. go with it at home. Ugende ubone ibyo kurya. Go get what to Ariko eat. kandi mbere y'uko ugenda But before you go, bagufatira ikibindi najyaga nyweraho. they should give. Najyaga nyweraho. I used to drink on Najyaga njyewe. the pot. Yewe Bowazi umubosi. The Muri pot I used to Betelehemu. drink on. Namweraga wakiguhe usome. They give you, you drink. Kandi uhereye umunsi And from now, ntuzongere guhumba. you should Sinkeneye kugenda uhumba ways of humba. living. Uhumba ka bibiri, humba k'igihumbi, humba ka sensa, humba k'ijana. Tu laisses danser le bon anytime. Sinshaka kuzongera kukubona I uhumba. don't want to see to survive. Uhereye umunsi From now, ujye wicarana you should sit with na manager. the manager. Na manager It's the manager ushinzwe who is in charge abasaruzi. of all the harvesters. Nukenera If you feel like, ujye ubabwira abasarure bakuzanire utiriwe you unavuga. should tell them to harvest and they give you all you need. Kuko Uwiteka Because the Lord atazabura would never hesitate kwitura ibyo wakoze. to reward you. Iyo of what twasomye you did. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka The kwiture Bible says, may the Lord ibyo reward wakoze. you of what you did. Uwiteka kugirire The Lord do umugisha ukomeye. a blessing that is abundant. Zababwira Going to tell nitugaruka hano when you come back uburyo byarangiye. how it ended. Zarangiye wa mubosi. It ended when the boss Rusi aragenda abwira Nawomi ibyabaye. Ruth went and told Naomi. Aramubwira ngo wa umubosi Bowazi twabonanye arahumura yikoraho arahumura ntiyagiriye imbabazi ntiyanyishe. Aramubwira ngo ubwo rero yatangiye kukubwira neza. When he has started to Vuga ngo tell turu you twese turu true, noneho bwa bwenge wagiraga the wisdom that you used genda to use have. kumucunga hariya God look at where he sleeps, worose ibirenge bye then cover the feet. Cover his feet. bakobwa ntabwo mbatumye kujya korosa aho Imana itababwiye. Ujya korosa Imana itavuganye nawe kakubayeho. Benshi basigaye borosa ahubwo si ukorosa bararyama. Worose ibirenge bye. You go cover his feet. Bowazi mu gihe yari asinze yumva umuntu As ku birenge Boaz bye ari was asleep, gutwikira. he had Vuga ngo ari someone gutwikira. covering the feet. Undi arakanguka. He woke up.
turinde Who are you? ati ndurusi I'm Ruth, umumbo wabukazi a Moab girl. aramuga ati witinya Say, don't fear. ntugire ubwoba komeza Don't ukore fear. ndumva ari Continue byiza acting. ndumva ari byiza Continue acting. It is good. I feel ndumva ari good. sawa. I feel good. Bowazi budakeye kabiri aramwisabira aramubwira ati wanyemere The next morning, Boaz, nubwo ni icyamamare though I am a nubwo famous nkumva person, nubwo ndenze so I am wanyemerera that glorious person, so I'm ibi honored byose noneho that all this, nkaguhungura umuntu wapfakaye iyo umushatse I take a step umuhungura from your husband. ubu muhunguye ubupfakazi n'ubupfagare n'ubupfagabo n'ubupfu bwose ubu muhunguye nkaguhungura birangira kuko yakwirikiye It ended as in like umuntu fall, w'Imana witwa Nawomi because she birangira for the abaye person of God, Naomi, uvuga ngo mukabowazi became the wife of Boaz. She became the wife of Boaz. mukabowazi She became the wife of Boaz. ariko niba ufite sheri wawe tekereza ukuri uvuge ngo ndi mukarunaka wumva ukuntu biryoshye ariko abatabafite ntawaza tugomba kunamba ku Mana natwe tukazajya guhumba bikemera abatabafite do bari gukoma amashyi oya urayakoma ubu wabona sheri wawe yicaye aha agumaze kugenda ntazi uko rihagaze vuga ngo ntazi uko rihagaze haleluya haleluya iyo wanambye ku Mana You stick on God, bikubera inzira y'umugisha it becomes a way turi to ku ijambo rivuga ngo namba ku Mana stick on your ku God. munsi mwiza n'umunsi On mubi the good and the bad day, bizakubera inzira y'umugisha be a waiter that apana kugera ku munsi mwiza ukibagirwa Imana yagukuye brought you. yagukuye kuri supadipi ikagukubita nido ukayibagirwa papa mama ukayibagirwa yaragukuye ku gasundenganye wirirwa ujya gukamisha ati mu nkope ati ndazana nimugoroba gucira mu maso ukabutaha pa uko nyine ukabutana urunido urufite rwa rundi runini ukabugezaho ngo none ngo wumva ngo waracitse intege ngo warihebye gabanya umurengwe gabanya umurengwe yagukuye ku irobo y'umuceri ugenda uvangisha agatanzaniya na wa wundi ubyimba cyane w'umuterane agira cyaba simuyizi ya indi bisimba cyane uvangisha kugira ngo bitubuke abana bawe baze kurya sibyo none uyu munsi ukaba urimo uratoranya wirira umutanzania nawe ukubihira uvuga ati se iyi ni nomero ya mbere ko numva itaryoye ni nomero ya kabiri ni hatanga none ugezaho utage. You're in a good position that God has put you in, and you've started to be weak. You don't bother about God anymore. Utangiye kumva ko Imana utayitayeho. You don't bother about God anymore. Igukuye muri kakumba waramzaga amaguru akaba yahitagera hanze imbwa zikarara ziyahekeye none wajya kuryama ukagerekeranya amasafuri ukagira ngo uri muri Matewusi ukayapanga majekano ukayapanga ukagira ngo uri mu iduka rya Matewusi ugapanga waragize ukarambura ya yindi bayita ngo ndacyarindiriye kugira neza ukayitwiryama bivuga ngo ya yindi beze na capati ariko ya yindi uryama ukaba wibere nk'uryamye hasi kabyuka umugongo wakuriye warangiza ukikiza kubera yuko nta kundi byagenda nose wakurya ukarindira inziza ukiryama urakurya ukaruha ukikiza Imana igukuya God has brought you igutusha ahantu none ushaka
ukanda gutya akamanuka hashyushye nakonje ukoga ukarangiza In tantiri your comfort zone. wayijije igikoma wibuze gushyiramo amata wibuze amata iyi mpano uzayikizwa nande nutangira kuyireka izagusubiza kure haruta aho wari uri. The Lord will take you far away from where you came from. Erupa acyanga kunamba ku Mana When Erupa yahuye n'ubuzima bukomeye ari mu bamuwabo bose bamubonye nk'ikizira, struggled in life Rusi wagiye but the Ruth who went akemera kunamba kuri Naomi, and had to stick on Naomi, Imana yamuhaye umugisha. God blessed her. Ngiye kubasengera. I'm going to pray for you. Hari abandi babona byaranze gucamo batinze ahantu habi, People who see they laid in a bad position, bakumva bareka Imana. you think you can go away from your We God. gushuka umutima wawe wajyayo. Do not mislead your heart. Where would you go? Iyi si yose ni iyayo. The whole world, the whole earth is for Aho God. wajya hose Imana Will never ni bless you. ubutaka bwayo. It is the Mbabazwa place of n'abantu God. barakarira Imana bari ku butaka bwayo, urimo urarya ibyayo, ngo nayirakariye ngo yanze kumpa umugabo, ngo nayirakariye ngo yanze kumpa He didn't give akazi. me a husband. He didn't give me a Ntabwo job. mbasetse nagiye gusenga mbabaye, bagiye kunsohora mu nzu bamaye periyave yarangira irenze iminsi ngaho. Nyirinzu ndarahiye yitwaga Diriyana aratuye mu Kamenge, acukuye icyobo mu muryango ngutya kugira ngo ngende mu muryango ninjiragamo cya metero 3, ahita avuga ngo nicyo azajya asukamo amazi mabi. Mbonye mudugudu ndamubaza ati se ko bancukura icyobo mu muryango w'inzu mbamo, araza mudugudu ahamagara nyirinzu aramubwira ati none si inzu si yanjye muyo, urambuza kuyicukuraho aho nshaka, nshatse nayisenya cyangwa nkacukura umuyobozi buri cyavuga. Nose yari burenze iki kandi inzu koko yari yavuze ati namvire mu aracukura ngutya mu muryango metero 3. Ubwo kwinjira mu nzu nasabaga guturuka hariya, nasabaga gupima kujyana naruke ntakigwamo, ngire gute napima tirimwe kabiri. Hari igihe nasimbutse nkubita umutwe ku bihome y'inzu nari nkiguyemo, nita njya ku musozi, kandi ibyo byambayeho nkorera Imana mpanura ubutumwa bwiza, sengera abantu bakurira amamodoka bakitahira, nta n'umbwiye ati muraho hari tukorera no kuri bahoba hano Nyamirambo. Kazuraza iyo nzu urayizi narimo, wowe uzanye n'ibibazo nakuzirika. Buriya hari umuntu uba waragiye abona ineza y'Imana, yaza n'ibibazo nkumva namuzirikana akamara iminsi 3 ari mu masengesho atarya atamo, abanza nkamukamuramo isukari n'igikoma. Buriya tuba twarakoreye Imana, twarakubitiza. Ubwo nita nzamuka umusozi nirakaje, banguka ngo tabare, ndagenda nikorera urubuye. Ari ukuntu ushaka twishu ugaterera umusozi, nikorera urubuye shanzongere ndwikorere ya papa. Ese usiko namwe muyoboka ukikorera urubuye ngo ni ibibazo byawe ruke burerirabe riguguyo rikagutura mu musozi ugapfa, warinda uvuga ngo iki nanjye nahise nduterura ngutya ndutererana banguka ngo tabare, ati ibi ni ibibazo byanjye, ati nzanye ndimo ndira ati Mana ko mbwiriza abandi bagasubizwa, ngewe ibyo nkoze ni ibiki? Bagiye kunsohora mu nzu, ngeze ku musozi ndarutura, nkajya nduririraho ndutaha amarira, nduririraho ngira gute. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo mwana wa tikarama
ubwo nari nitotombye narakaye. Uzi ukuntu Imana yarambwiye ngo mwana ati kara turimo urarira yego niba uzi ko watabarwa no kwitotomba kwawe n'amarira yawe, manuka mu rugo uza nibase nurira ikuzura amarira ndagutabara. Niba uzi ko watabarwa n'amarira, genda uza nibase hano urire niyuzura ndagutabara. Unitotombe cyane bigufashe ko yuzura. Itanihanaga mwebwe iyi Mana tuyikorera tuyizi. Iyi ni umukuru w'abageshi bose ubona babaho. Iyi Mana ntayo uziho. Imana iyo itwaye neza ikubera Imana nziza. N'uyu ufashe kari ingome yaguye mu cyuko uzayifata niko uzayibona. Niko Imana igaragara. Ntitanihanagura ndayibwata uwite mbabarira ubwo narwabube nagize umujinya ndujugunya ariko ndavuga ati tona Satani nihanagura toke tinone tega amatwi mvugane nawe tingaho manuka ndi bugusure ariko umenye ko nta gutabaye kuko warize gutabaye kuko ngira icyizere kuko ndi Imana yakora imirimo n'iki. Manutse Imana irabikora. Nishyura inzu y'abandi cyacyo baragisiba. Iyo imaje ntiramva mu mutwe. Uwo nyiri inzu wangiraga uko yaranapfuye yaje gupfa. Rero wihahamuka wikitotombera Imana. Rusi yagombaga kwitotomba. Those was to quarrel on God. Yari yanapfushije nicyo kigeragezo gikuru kibaho cyo gupfusha. Gupfusha nicyo kigeragezo gihanze ibintu. This is something that is a temptation higher than anamba kuri Naomi n'Imana. But she had to stick. Wowe uyu munsi unambye kuki? What are you sticking on to? Namba ku magambo y'abaguca intege ngo ntibizacamo ntibizakunda. You stick on the words of those people that wicked you. Bazagutera uwitwa wa mukosha. Kislani mu Giswahili bazagutera umwaka. Reka tunambe ku Mana. Let's stick on our God. Kuba Imana ishaka. Let's be where God wants us to be. Ye gusengera abantu. I'm going to pray for the people bageze ku munsi mubi bakagwa. Reached in the bad days that they followed. They went out of faith. Bakareka Imana. They left God. Bagasubira mu bapfumu. They went back into bagasubira mu nzoga. They went back into bagasubira mu busambanyi. They went back into prostitution. Bagasubira mu bujura. They went back into bakenda kwiyahura. ubuzima bwabo bakumva baburambiwe. They felt that tired of their lives. But right now, bakaba bigiye kuri Rusi. They've learned from bakaba bigiye kuri Naomi. They've learned from Naomi. Banambye ku Mana. Ari abapfakazi batagira icyo kurya, ariko Imana iza kubagirira neza, ariko Imana iza guhindura ubuzima bwabo. Nawe Imana irashaka kuza iwawe, nawe Imana irashaka kukugenderera, nawe Imana irashaka kukubonekera. Sinzi byari biguhagarikishije umutima, sinzi ibyo umaze iminsi urwana nabyo, yaba ari sheri wawe wakwanze, yaba ari ukudasama waratinze gusama, yaba ari amadeni, waba warabuze urubyaro, waba abana babatsindwa mu ishuri, yaba umugabo wawe yarakunaniye, waba ukurikiranwa na karande. Sinzi umunsi mubi wahagazeho, sinzi igihe kinini uri gucamo. Ndashaka kukugarurira Imana aka kanya, ndashaka kongera kukwegereza Imana, kongera ukizera. Numva hano bari bakuzi basange utameze nk'uko wari uri, basange ntibongere kukubona muri ya maganya yabyacitse. Ntuzongere kuganyira abantu, vayo tuganyira Imana. Warabagaye bakumvira ubusa, ariko nuganyira Imana yo izagusubiza. Iyo uganyiye abantu ahubwo barushaho kuguca intege. When cry to people, they weaken you more. Usibye umushumba ugushumbye ni ukwiye kubwira situation mbi uhagaze. Apart from your pastor, you should tell him all that you're passing through. Ariko umuntu ubwira ngo abana banjye baraburaye. You know, a person you tell my children are going to sleep hungry. Akubwira
And he says, ngo sorry ukagira ngo ni ikiro cy'umuceri aguhaye ngo sorry iyo mumaze gutandukana kubwe sorry tavuga ati sibari yajya birirwa ngo bagiye gusenga kwa Papa King inzara ibishe ngo inzi n'ibitangaza bihabera bivuze ngo kwakuganya kwa kugiye gutuma abanyamahanga batuka izina ry'Uwiteka. Ibyo byose Imana si ibibara kuri wowe. Your wickedness will make people from outside to abuse God, and it will be conditioned on you. The judgment is going to be to you. Dupfe nk'intama. Let's die as Intama sheep. zipfa zidataka. Let's die as sheep. Ntabwo itaka kuko izi ko nta mpu. It doesn't cry because there is no favor, there is no mercy on it. Umuntu yabapanze kwicuruzamo amaburushete igataka bikayimariri. Narishatse kuvuga ngo gutaka kutagira abanzi b'umusaraba nta kintu bakumarira. Crying for your enemy will not help. Mureke dutakira Imana. Let's cry to our God. Ariko ndashaka kubanza kugusengera. But I want to first pray for you. Kagaruka mu cyizere. You come back into faith. Ukava mu byo wari urimo. You come out of what you've been in. You faith you can commit suicide. You faith your life is ending up. But there's still hope. Job 14:10. Even though the tree can it can come back with its root and it can have some change and it can give out you get fresh air. The children go to school and they can also call you someone who is overvalued you. We shall not only tell you to come back to God. You and your heart right now. You should ask yourself if the temptation you're in is corresponding to that of Naum and Ruth. Do you have the same temptation as that of Naum and Ruth? If you cannot compare them, let's speak to the God of Ruth and Naum. Forgive us, we've also came back to ourselves. We should tell our God what we've came back to ourselves. There are even people who thought that it is God that is making them to suffer. Hosea 6 verse 1 says, I'm the one that beat you. He harmed you and I'm going to recover it. He will recover. Because when he beat you when I said to come back, he's going to recover it. God is going to come to people and it will be like the water from the fall. You who want to come to Christ, wait, I'm going to pray for you. Clap for yourselves, you're over people. God wants to encourage you. God wants to come to your life and He wants to stand with you. In the name of Jesus Christ. Raise your two hands. Narageragejwe cyane narageragejwe ndangije ncika intege numva nabivamo numva najwi ryawe nyikeneye ariko uyu munsi numvishe ko inzira y'umugisha ari abantu banamba ku Mana. Vuga cyane ku munsi mubi n'umunsi mwiza uhereye aka kanya ko wambonye kose yesa ntunganya mu izina rya Yesu unyambika imbaraga zo guhangana n'ibihe ndi gucamo
ngo neshe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Zamura ibiganza byawe, tugiye gutera haleluya zirindwi usenge. Niba ari urudayimoni rwawe rukwicayemo rukuvemo, cyakubuzaga amahoro kikurekure, tugiye gutera haleluya. Pasiteri Jean Karabara, turarangiza karindwi dukoma amashyi menshi dusenga. Twende twagiye rimwe